Mbabazi Grace, sengera muri Zion Temple Nyamata, mbarizwa mu muryango wa Yosefu. Ndishimye kuko naje kuri ubu butumire. Amen. Kandi nshimiye Imana kuko numvishije ubu buhamya. Amen. Ntago naciye muri izo nzira zose ashobora kuba yaranyuzemwo, ariko nk'umugore urimo kubaka ndimo ndakuramwe inyigisho nyinshi kuko itsinda ry'abagore ndarikunda cyane. Amen. Ikintu rero nshaka kumubaza, hari iturufu wakoresheje naritekerejeho cyane, ukoresha iturufu Dalila yakoresheje, ariko nanone wowe biri mu buryo bwo kubohoza umuntu ngo umuzane mu nzu y'Imana. Amen. Ndabigushimira cyane n'ubuhanga bukomeye. Ariko icyo nshaka kubaza mwaho ngaho, ese umaze gukora uwo mukino, amaze kuza waje kumwicaza uramubwira ko wakoresheje izo nzira? Umushumba wabwiye usezera agukura mu gitabo cya Zayoni, waramusanze uramubwira uti niyo nzira nakoze kugira ngo mbashe kuzana uriya muntu, byibuza yumve ko atari uko wari waretse inzira y'Imana, ari uko ari wowe washakaga? Nicyo nashaka kubaza, kandi Imana iguhe umugisha. Yesu ashimwe. Ambajije neza kandi ndagisubiza. Umushumba wese nategereje ko umugabo arinda kubatizwa. Iryo joro bavaho kuko nabonye ko nawaza kushaka kuza kuremererwa. Iryo joro maze kubona ko biza gushoboka, pastor naraye mubwiye ibyo ndi gukora. Arananshyigikira arambwa ati komeza, ariko nakaruba wambaje ndamwe natinye kubikubwira ngo utagira impuhwe. Hanyuma rero umugabo urumva arabizi, aho akirijwe tubiganira na buri munsi. Tubiganira buri munsi, narabimubwiye kandi arabizi. Gusa harambwa ati nashatse kugufata, ataranashatse kubona kuri turi gushaka kunkanga, atari kunkongera nkabona wafashe marene, wafashe iki, ati nyine nkabura amahitamo, ariko nabona gusha nkaho uri kunkanga. Okay, rero narabimubwiye n'abana, narabibabwiye kuko n'abana hari igihe mbaganiriza umugabo bakwiye kuzashaka runaka bakambaza ibibazo. Kuki se wowe wabanye n'udakijijwe? Kuki twe tutazamuhindura? Kuki wumva? Nkababwa nti n'urugendo rugoye kandi sinifuza ko mwagorwa nkuko navunitse. Naciye inzira ivunanye, ntifuza ko mwacamo. Rero urumva ni ibintu tuganira. Ubuhamya bwanjye simbutanga hano gusa, mperi wanjye itoro rya mbere ndiyobora mu rugo, turaganira. Ikindi ngira umugisha ko abana banjye baramfungukira, bambaza ibibazo byinshi. Mbere yuko ushaka wasengeza amasengesho y'iminsi ngahe? Papa umunsi muhura wari wambaye iki? Ese wajyaga witwara gute uri umukobwa? Ese uyu musore yakuvugishaga? Utwo n'utubazo bajya bambaza, hanyuma nkabasubiza. Nari ngambe kukubwira ngo narabibabwiye, barabizi. Na mbere yuko papa na deje ahubwo dushyingirwa, nari namaze kubimubwira. Tamwe ngiye kugira ngo ukizwe, nakomeje nsenga nkomeza ngusengera ko nigeze ngera igihe cyo kujya muteramo amaraso nkakuramo andi, tabane mbona biranze neza ya mayeri. Murakoze. Sinzi niba Yesu ashimwe. Nitwa Tukayisabe Dorcas, sengera Restoration Masoro. Ndi umushyitsi no kubera nayo mafite ikiraka. Ngiye nashaka kubaza ko yaramaze yaradesize kudasenya. Umaze gusuzumwa ugasanga utarwaye, iyo usanga umugabo wawe arwaye, wari gukomeza ukarugumamo cyangwa wari gutaha ukarusenya? Icyo kibazo nabifite. Mwakoze cyane. Yesu ashimwe. Mwibuke ko haranababwiye ko ngeze kwa muganga ngiye kwipimisha, abaganga banganije nkagera kubabwa ngo ni ese sinanywa n'ikinini nkorera Imana? Sinzi ko mubyibuka. Nsanga ko kandi koko birashoboka ko uyu munsi abavuga butumwa bose uko batanduye, harimo abavuga butumwa dufite kandi banduye. Nta nubwo mwari kubura kuntumira ngo nuko nanduye. Nari kuza nkinyweye cyangwa nkakinywa ntashye, ariko nari gukorera Imana. Ikindi nagize umugisha, ntarasobanukirwa ahari ndusha abandi. Nagize umugisha wo gukunda umugabo mfite kugeza uyu munsi, ku buryo ntari gushobora kumusiga. Sindamenya urugero nabibabwiramo, ariko nkunda umugabo wanjye cyane ku buryo numvaga niteguye kwakira ibyo byose. Kuko sida ako kanya ntabwo ari remereye nk'inkoni yankubitaga, kuko ntarabashije kure ku munsi nkubita nkaba nava ntwite, ntekeza ko ntari kumusiga kuko nanduye. Cyane cyane ko ubwandu utababara ku kanya, ni ibintu by'urugendo. Nako kanya direct ukimenya ngo uranduye ntabwo biryanye ngo uhite wumva ibibyimba n'ibindi, ni urugendo ugenda usatira. Bitavuze rero ngo ubwo bubara utarabwumva cyane, ngo mu yandi magambo sinari gusenya. Nari nteguye kumukunda muri bibi no mu byiza. Cyane cyane ko kwandura ni gato mu byinshi nahuye nabyo. Gusa Imana yandengeye kugira ngo nzabe uwondiwe gusa.
murakoze. Nanjye nitwa Kabakeshe Merine, sengera Betisayida. Nanjye ikibazo nshaka kukubaza ni ukuvuga waciye mu buzima bwinshi bukomeye bujyanye n'umugabo yanyweye inzoga kenshi. Ndashaka kukubaza nk'abana wabyaye, haramutse ubonye umukwe unywa inzoga, ese wakwemera ukabashyingira nka pasiteri? Murakoze. Ikibazo mbabaza kugeza uyu munsi, inama ibereye iwanjye buri gihe sinjya ndangiza ntakivuzeho. Mu yandi magambo, uretse ko inzoga na Bibiliya itubuza, inzoga zarankomerekeje mu buhamya bwanjye. Mu nzoga uretse nuko bayindangiramo umuti, inzoga yarankomerekeje. Mu yandi magambo, gutunga umukwe ufite inzoga byamvuna, ariko nabikora. Namushyingira kuko n'abana babiri nareze, harimo umwe washatse ku mukatolike, hari n'undi washatse ku mwadeperi. Urumva uwo nashatse ni umwana wanjye pe, ashatse banywa inzoga, ariko mu bintu azibimbabaza niyo ngiye aranywa. Ngo se mama, ngo uracyababara ngo yuko nashatse ku muntu unywa inzoga? Ndababara, gusa n'umugabo ugwa neza, ariko buri gihe no ku kabari yo nyiciyeho mbona uyinywa ari burarakubise umugore kuko ni igikomere n'ubuzima nabayemo. Rero urumva mu bakobwa 4 gusa mfite umugisha ko bishoboka ko batazashaka ku muntu unywa inzoga, ariko baramutse babonye umusheri unywa inzoga nabashyingira nkanabatahira ubukwe, ariko ntababara. Tariko nkababara. Uyu wanditse yabajije ngo ese umugabo waguciye inyuma ukabimenya nawe ubwe akabikwerurira cyangwa akabikwereka akanabikubwira kandi uzi neza ko utamukoshereje, nawe wamubaza akakubwira ko nta kosa gushinja kandi akagutererana mu nshingano zose z'urugo kandi afite ubushobozi, ese wabyitwaramo ute? Umugabo n'uwanjye uko nabyitwaye muri kwa byitwa ko n'uwanjye. Mu ngero nyinshi nabahaye sinzi ko aramwumvishije mu nshingano nigeze mbereka cyane ko yagiye amfasha. Ntago ayo mahirwe nakunze kuyagira, ariko kandi yari umutware. Kunshi inyuma byo nabibaganirije mu buryo bufatika. Kunywa inzoga urumva biragendana no kubimbwira mwumvisha ingero zirenze imwe. Ibyo byose nari mbizi. Ikintu uwo muntu amugiraho inama ni we ngi, ni ukuba uw'umumaro, ni ukwereka umugabo we ukamubikamo ubwoba bw'uko urutabo abandi bagore. Kubimwereka si isura, si ukwitukuza, si n'ikindi, ni ibikorwa nuko kumwihanganira. Gitondo kimwe azicara gusa hari akantu gato papa Radeje ajyaga ntazi ko abandi bagira, nakamenye ku bantu barenze 3 bari inshuti ze, yakundaga kubabwira. Yarababwa ngo nubwo nje kubareba, nubwo nshaka ko turyamana, ntimuruta umugore wanjye. Mumenye ko nje kubareba, ariko ngira umugore kandi nkunda, kandi unkunda, kandi unyubaho. Mu yandi magambo yari atangiye kugenda avumbura agaciro kanjye. Aragiye ariko azi ko afite umugore mu rugo mwiza. Mubikemo ubwoba bw'ukuri mwiza. Kuba mwiza si isura mvuga, kuba umumaro sinzi ko nabivuga, umwubaha umugandukire nubwo ibyo bimenyetso byose wabimenye. Gucika intege mu mutima ni ibintu bibaho, igihe cyose ubabaye ntabwo nakubwira ngo uzaseke, ariko umubabaro wawe uzawuture Kristo. Nigeze ngera igihe mfata agaseke nandika ibintu, mbwira Imana ngo ibi bintu nubishyiraho iherezo nzagushima. Ndabyandika uko ngiye gusenga ngatera agaseke. Rimwe nta hari umugabo agira amatsiko yo kwibaza ibiri mu gaseke, ararusoma ntashya arambwa ati ibi bintu bisengeye igihe kingana giti, wagufasha Imana nkagutabara, ibi bintu tukabishyiraho iherezo. Ku buryo uko ugiye gusenga uterura agaseke, noneho imenya yatekereza ko harimo nka zahabu, ngufashe ibi bintu ureke guhora ubisengera. Ati urangurira iki? Ni ikintu cyose wumva ushaka. Icyo gihe ntibyakunze, ariko yahoraga yumva ko andemereye, yahoraga yumva ko mvunika, kandi kubera ko nari nzi ko nkunda, igihe kiragera uwo ukunda ukumva wamubabarira. Sinzi kubyumva. Uko utekereza ko umugabo agera igihe akaba yakugurira ji, niko agera igihe akavata uyu mugore wanjye wageraho nkamubabarira. Ibi bintu mukorera akihangana, akanyubaha, akanyubahira famiye, akanyubahira abana. Padeje agiraga umwana nasanze nishyuraga ishuri, ninjye wamwishyuriye kugeza arangiza kaminuza. Uyu munsi akora Igisenyi. Niyo n'uyu munsi arica akavata. Ninde wundi wagira umugore wakwishyura umwana atabyaye? Urumva yari mukuru kubanjye, ni we nyine nabafashe mbere. Rero imbuto zera n'uburyo uzamufata n'uburyo. Ikindi cya gatatu, banza umenye ko atari umugabo wenyine usambana. Siwe gusa, nta n'uwanjye wenyine wagendaga, yahuraga n'abandi benshi kandi nabo barubatse. Urugo rw'umupfapfa, umupfapfa asenya urugo rwe. Ntago bavuze ngo umugore umugabo aca inyuma asenya urugo rwe. Urugo rw'umugore w'umupfapfa
ararusenya. Urugo rw'umunyabwenge ararwubaka. Ntihazagire igihe na kimwe, nta gihanda na kimwe, nta buremere bungana iki bwatuma usenya urugo. Nta kintu na kimwe cyatuma ufata zahabu ufite mu ntoki ngo uyijugunye. Iyo ni zahabu. Izo ngizo ni ibitero Satani akoresha ngo urekure zahabu abandi bayifate. Ejo bundi nahoze mbwira umumama, arambwira ngo nimba ngo umugore wa mbere yubakira wa kabiri. Mu yandi magambo ngo iyo umugore mbega yavuye mu rugo byanze, uje wa kabiri ngo bafite amahirwe yo kubaka, kubera ko ngo asigara afite ipfunwe ryo gutekereza ngo nibumva n'undi namwirukanye. Yesu ashimwe cyane. Rero nawe wituma usa naho ugiye kubakira wa kabiri. Ibitero Satani atera n'izo ngeso zose Satani yadukana mu muryango niyo kugira ngo urekure zahabu ababuze abagabo babafate. Turemeranywa neza ko hari abantu babuze abagabo. Turemeranywa neza ko hari umuntu wabwira ngo ndaguhumuga, uremera ko tubana njye nguca inyuma akemera. Munyemerere uko nukuri. Hano hanze hari abantu bagize ibyago barapfakara, hari abagize amahirwe ntibagira amahirwe nk'ayo twagezeho gushakwa, biteguye kwakira abagabo bacu mu gihe twabajugunye. Reka niba tubyumva tuzamura icyubahiro cy'Imana. Kandi ikindi kintu mbasezeranya mbizeza, Kristo arahari ngo abisoze. Sinonaha namaze 17, nashatse mfite 18. Ntibingana ubuzima n'ubuzima, ubwo buzima bw'ubigeragezo n'ubuzima navukagamo ntibijya kungana. Namaze 17 mu bigeragezo, nashatse mfite 18. Ushyize kuri balance birangana. Ariko iminsi mike maze mu munezero, numva inkubiye cyane, numva inejeje cyane kurusha 17 namaze. Binyubakiye famiye, binyubakiye ubuhamya, binyubakiye mu rugo. Ndabaga ko turi abana 10, turi abakobwa 9, dufitemo umuhungu umwe. Iyo mu rugo hagize umwana ugira ikibazo mu muryango wo kubaka, mama aratumwahamagaye Claudette, ati mwana wa wumvishe cya gicucu ngo kigiye kuruvamo, wangiriyeyo uko mumbwirira. Ntago ari kaminuza nshoje ngo njye kubabwira ibiri mu bitabo. Yesu ashimwe. Ntago ari konte y'amafaranga ngiye kuvidura ngo njyana kamiliyoni bubake. Ni experience. Yesu ashimwe cyane. Mureke twihanga twubahisha Imana. Ese ubu mutekereza ko ibi byose mvuga mu ijuru bo batishimye? Ese iyo ntaza kwihangana, Yesu ashimwe cyane, iyo ntaza kwihangana ibi mwari kubona umuntu bibabwira? Reka mbabwire, nimba hari umunsi nanezerewe mu buzima, numva uri fieri, ndamenyekana Rusizi yose, ni umunsi umugabo wanjye abatizwa. Nimba hari umunsi ntazibagirwa mu mateka, wabaye fieri, abagore batambajije inzara ati nakoresheje ntibabaho. Kuri radio barantumira bampa ikiganiro umwaka muzima, ntishyura tubwire udufashirize ingo. Ibazaho radio RC Rusizi bantumira, Pastor Felix yarishyuraga banga amafaranga, bampa ikiganiro cy'ubuntu. Bati dutabare, uzi ngo zirasenyutse kuko twumvishe ko hari umwisilamu wahinduye. Wakwihanganya iminsi 4 gusa bakagutambagiza. Ngira umugore Papa Deja yabyariwe umwana wabwiye nishyuriye, urugo rwaje kumunana yari ashatse, uyu munsi duherwa guhurana ku kiriyo. Arangwa uwo mugore uracyagerageza cy'abana bana, uzi ko abantu twakundanye akantera inda, ngiye nkabona sinanabiva muri mugabo ni adashobotse. Nishaka Papa na Deja ari umwana mwiza, yakunanije iki? Jembo na Papa Deja ati toka kure. Papa Deja sinumvishe ngo njyaga agukubita amakofi, ariko se kunkubita amakofi byari bikuyeho ko nshatse tumva uri n'ikigoryi. Nimwihangane badamu bagore beza, mupfa iminsi 4. Umunsi wa mbere urapfa hamagara Yesu ntaza, umunsi wa kabiri bumutumeho asibire ntazaza, n'umunsi wa gatatu ntago uzamubona, ariko ndagusezeranye ko ku munsi wa 4 azaza abayuda bazabimenya. Umunsi wa 4 Yesu azaza. Ndakurahiye Yesu ku munsi wa 4 abayuda bazabimenya. Indaya zaryamanye nawe zizamenya ko wakoreye Imana. Kandi nkunda abantu bagufasha gushima, ariko uzi kugira ishimwe ufite abantu bagufasha bafate bivuge. Abo ngabo Yesu aba yaramaze kubategura. Ntimucogore, ntimunanirwe. No kubimenya ni kimwe mu bimenyetso cy'uko Kristo arya azakora. Rero kubimenya ni kimwe mu bisubizo. Ikindi nababwiye nagendeho cyamfashije, ni wicara wumva ari deni Yesu akurimo, ngo nataza kubikora ejo nzabivamo, nataza azaguha ubugingo buhoraho. Natagutabara akabona ko umugabo ari wo kurimbuka, akabona ko utazabivamo, nukura azakweza tuguherekeze Rusororo n'ahandi haririmbi, tuguherekeze turirimba ngo umugeni aratashye. Bigutwaye iki? Uba ku rugo.
ikindi cya gatatu, wireba ku mugabo cyane, reba n'abana bagukomokaho, baguhanze amaso, barareba intambwe ku yindi uko ubanye n'umugabo, uko muganira, uko muvugana. Mfite umwana ejo bundi yarambajije ati se papa ni wowe umubyara? Ntoya, ni papa ni sheri. Ati urambeshya, ati abandi bafite abasheri niba bashyira mu matelefone yawe, waca na telefone ugasangamo sheri. None se sheri wawe utaba muri telefone ugura mufite? Ati ikindi ko abasheri yo papa abasheri babo batashye babaha akabizu, papa ajya guha akabizu. Ntikuva ejo nzagatangiza. Byari bigoye nyine muri 40 gutangiza akabizu, ariko urabit Yesu ashimwe cyane. Ariko abana baratureba, bafite ukuntu bazi uko abasheri babana, uko ingo zibaho. Reka tubaho urugero, uko bazabana. Nabwiye abana ntingira ikintu kimwe, kandi nkeka nakomoye mu rugo sinigeze mbona na rimwe mu rugo mama asangira na papa. Mama kuko twari abana benshi yashyiraga ku isina akazi tukisangira, papa bakamutegurira kuri saramanje, papa akaba ari uriho, natwe tukigira ku isiniya na mama. 90% nisanga nasangiye n'abana. Nkabyibuka ni cya gikomere cyaragarutse ntindagiye. Ubwo ngomba ngira ngo ngerageze bitazakurikirana n'abana banje, nabo amaherezo ntibatamikane na sheri, ntibasangire baganira babwirana ibintu byiza, ahubwo ugasanga ndi kumwe n'abana kuko niko nakuze. Rero ukurera umwana ibyo abona si amashereka gusa, n'ibyo umugaburira byose nibyo azajyana. Biragusaba kuvunika. Uzi guhamagara sheri umuntu yagukubise? Uzi guhamagara sheri umuntu utaguhaye rasiyo? Uzi guhamagara sheri umuntu waraye ahantu bizi, ariko urabitegetswe ngo nibura amahirwe yaho ari inyuma bakureba, nibura wowe uyatakaze, ariko uri inyuma ugukopera. Uzi kwereka umuntu ariko umwereka ikintu kitari cyo, wowe wenda ntukibashe kwiga, ariko uri inyuma ntiwamukopeza wakazatambuka. Uyu munsi harimo ababyeyi batize, ariko se nitwigisha abana bacu? Kuko utize n'umwana ntiyige. Yesu ashimwe cyane. Rero badamu inshuti zanjye, ntago naje ngo mugende mucakare, mugende. Hari umwana umwe nafite w'umukristo arasenya, njya kumucyura. Kitseyo nigisha umwana uburyo agomba kwihangana akagaruka mu rugo. Se waba aranyumvira ati rero wa mugore urindushye, ntuze kunduhiriza n'umwana, amagambo yawe yose n'uburushyi, nta kintu kizima uzi. Rero nimba wararushye wirushye abantu bose. Rero icyo ashatse kubabwira singira ngo muzarushye, Yesu araruhura. Ntago nsa n'umuntu warushye, ntago isura yanjye, impagararo yanjye, imvugo yanjye ntago igaragazamo kuruha. Hago harimo kwihangana no gukorera umwami wacu, no guca mu nzira zigoromanze, ejo tugaca mu nziza mu izina rya Yesu. Mwihangane abagabo, sinjya menya ati se badozemo, nimba ari koboyi, nimba ari jinx, nimba ari itise y'abapapa narayiyobewe. Badoze mu itise ntaramenya iyari. Wenda uyu mupapa uri ku kamera yatuganiza, ariko abapapa baremye mu itise igoye. Umupapa, abamama buriya turabana babi turivumba, ariko abamama byiwe hari igihe turemana n'akantu k'impuhwe. Sinzi ko hari umugore, abagore hari bajya mu bagabo n'ibindi, ariko sinzi ko hari wajyayo. Abagabo bajyayo cyane, amera nkaho ageze igihe asa naho atakaje agaciro kuba abana. Sindamye rete se badozemo, kukubwira ibintu by'umugabo bijya bincaga sindiwe, ariko nakubwira iby'umumama ngiye kuko nabayewe. Ihangana ukomere, nyuma y'etise y'umugabo tutazi yadozemo, hari Kristo wamudoza umuzi, azamenya uko amugenza. Kuko bamudoda Imana yo yari ihari, izi uburyo yamukoze, izi naho yakora agakosoka. Ndakira ikindi kibazo, nkunda ibibazo kandi murumva ko tugenda n'ubuhamya bukomerezamo. Katrine barano bafashijwe, murakoze. Yesu ashimwe. Amazina nitwa Jackie, nsengera hano. Njyewe nta kibazo mfite, nje kumushimira. Ni ukuri twize, uri umumama wihangana, Imana iguha umugisha. Sinzi abamama bari hano ibyo yaciyemo byose dushaka kuba twebwe tutarabicamo, ariko anytime wabicamo. Ashaka kuba ari mwiza, ejo agahinduka. Rero twige kwihangana, n'Imana iduha ubwenge, Imana imuha umugisha. Yesu ashimwe. Amen. Njyewe nitwa Claudette Uwineza, nsengera hano, mba mu muryango wa Joseph. Ikibazo mfite, hari ahantu Bibiliya ivuga ngo nubura ubwenge nzakureka. Gukubitwa birimo ko umuntu atahana n'icyuma
uko kwihangana ntikwaba kurimo no kubura ubwenge kuko ushobora no kubura ubuzima. Murakoze. Yesu ashimwe. Hari ahantu nagiye mu ivugabutumwa muri Assemblée de Dieu za Kibungo, mpasanga umugore we yagiye ngo kwita ku nka, aranyerera avuna akaboko. Noneho umugabo nawe yagiye aje asanga umugore bamushyizeho sima. Ashyitse muravuga ati no, ntabwo umugore agomba kumushyiraho sima, mfite Yesu. Amenagura igisima bashyizeho, arahasengera. Ntumbaze ibyakurikiye kuko byari ibye. Amahirwe y'ibi byanjye, ibi ntabwo nabyigisha umuntu. Ngo nubona atahanye icyuma uryame, ibi ningi. Nababwiye ngo Aburahamu ajya gutamba umwana, iyo ahura n'umuntu wese yari kumugira inama. Ariko Aburahamu hari inama yigiriye. Njyewe mu myemerere yanjye nari nzi ko Kristo arusha ibintu byose imbaraga. Iyo yari inama yanjye bwite. Sinari kubaza mama kuko papa na deja hari igihe iki cyabayeho, nari mfite umwana w'umustajeri watahaga iwanjye, njya mu kimbina, musinzi ko abantu bigiye kitanga amafaranga 200 ku munsi, bampemba 3200. Nari nambaye ubusa mu rwego rwo hejuru, nguramo reyare nimba hari abazize udupapu 2, ngura n'akantu ko kujya nambaraho ka 300. Nari maze kuba umugore wisobanukiwe kandi naranyurwaga mu buzima busanzwe. Nambara kareyari ndagakubisha keza, namaze kujya nambara kamwe nkashyiraho kagapira nkatega kandi nkaboneka meme nzabahagarika amaraso. Noneho aje asanga kumwe naraye nipima ndeba ko byagenze neza, aza gusanga agatenge sinagahishe ngo nkabike karaho. Atashye ati igitenge cyavuyehe. Ntaharano nakoraga, noneho ntibansigaramo amafaranga, none nagiye kuyafatanya ntiyagura igitenge. Padece yaraje gushakisha ukuri mpaka ahamagara nimero ya hahantu. Bati Claudette ati yageze aha tereka reka. Ngo ni saa 9 saa 8 z'ijoro. Ati nta wageze aha tako turanamukumbuza uzamutwohereze. Yaragiye azana icyuma mu nzu. Arambwa tubungiye kukwica wagiye mu bagabo afatiraho. Ati none nta kindi gikorwa. Ndamuga nturanyica maze kwatura byibura nkubwiza ukuri. Dore kuntu byagenze. Ndamwe nahembwe 3200. Nagiye mu kimina cya 200. Bampembaye. Nari nambaye ubusangura magatenga tema nimero zuhagara kimina. Ndazimo hitwaga mama Noel. Aramuhamaga ati mama na umugore wamuhembye ngahita namuhaye 3200. Afitemo imyanya ngahatagera mu umwe. Ati rero namuhembye icyo yakoreje nicyo ntazi. Atugira ukuri icyo kimena yankikwishyura kuva none. Sinzongera menye kutavubeshya nta bagabo wagiyemo, icyo kimena cya 200 baguhema imyanya 3 ndere nguha 600. Icyo nshatse kuvuga rero ni iki? Nari nzi ko nubwo napfa, nari nzi ko nubwo yanyica. Umwana nifite umustajeri yari yamaze kuva mu cyumba, yamaze gutengurwa ashaka guhamagara abantu. Ndambwa no kugira abantu uhamagara nubwo napfa najya mu ijuru. Yesu ashimwe cyane. Sinari mfite ubwoba bw'urupfu. Sinigeze mu bigeragezo mpura nabyo ntekereza ngo ndamutse mpfuye. Nari nzi ko nubwo napfa hari abamarayika banyakira kuko nubundi nzapfa. Nubundi simpfuye none, sinapfuye n'ejo hashize, ariko ndi umukandida mu bantu bazapfa. Sinari mfite rero nasenya. Hari akantu kaba muri Bibiliya nkunda, naza gutuma umuntu abura kuna kamera. Yesu ashimwe cyane. Kaba abagabo b'ibibembe sinabatindiye. Ibibembe murabizi biva ngo tubaye tugiye turapfuye, tubaye tugumye na hano turapfuye. Nshobora gusenya ngapfa, nshobora kandi mu rugo ngapfa. Ubundi wakubaka naba ndupfa nkapfira no mu rugo. Nicyo kintu rero cyanshoboje. Iyo abantu bagiranye ibibazo bigeze mu gihe cyo kwicana bakaza kungisha inama, mwibuka ko natangiye mbabwira ngo nta rugo rwubakwa nk'urundi. Nanababwiye ngo urugo si repetition, ntago wakubaka uko nubatse. Wowe nubona azanye icyuma uziruke, divorce irahari, ababyeyi barahari, abashumba barahari, bazakugira inama. Ariko njyewe inama yanari nigiriye uwo munsi n'umwuka wera w'Imana yariyo kandi rampira. Hari igihe yampira wowe ntiguhire. Yesu ashimwe. Nitwa Sangwa, nduwa hano mbarizwa muri Joseph. Mfite ibibazo bibiri. Icya mbere ko bigeze kukogosha biturutse ku mufamiliye, mwigeze mwibohorana nyuma umusabye imbabazi muri iyunga. Cya kabiri, ese ko wagiye muri bino ari umutego wateze umugabo n'itorero, iyo atagaruka ngo aguhindurire wari kugumayo cyangwa sinzi ko wari kubigenza? Murakoze. Kamere ku cyanyuma ntabwo nari kugumayo, none nagiye, ahubwo nari kumenya ko badakunda natekereza hari wacu. Aho hari hamwe numvaga nizeye kuko nari nzi intege z'umugabo wanjye,
narinzi kuko bisa kose nababwiye ko nari namaze kumenya ko akunda, yamaze kumenya imbaraga ziri muri Yesu. Cyo murakibuka, nari nabanje kumenya ko nzi ko imbaraga ziri muri Yesu. Icya kabiri nababwiye, narinzi ko tampomba, hari utuntu tukibana n'umuntu ubuzi akuziho, noro mpima uwo mutego cyangwa mpima ayo amahirwe, ariko narinzi ngo nadakunda ahari nari gutekereza ikindi. Icya gatatu cya famiye, uyu munsi ntabwo mfite umugisha ko mabukwa kihari, ariko yapfuye ndi mu bana ahari babatoni kuri we, kuko nubwo byari bimeze gutyo mabukwe. Icyambere urumva nagize ubuhamya buvunaguye, icyambere nagize umugisha wo gushaka ndi umwana, ariko nari nzi gushyira mu gaciro. Icyambere nashatse umugabo wanjye ari we chef de famille iwabo, umugabo papa data kuko nta wari uriho, niwe yamenyaga famille. Ikindi nari nzi mama wa mubyara uyu munsi nanjye mfite umuhungu, ibintu yatekerezaga kuri we, yari azi ko azamubera umwana, akamuha ibintu byose yifuza, akamufasha kubyara abantu bitekereza. Hanyuma ikindi umugabo wanjye yazanye umwana, yazanye umugore akiri muto. Mu yandi magambo mama we ntabwo yari asoromye ibyo yifuzaga, numvaga ari agomba kubibona, nanjye nkafasha umugabo kugira ngo abone bya bindi. N'igihe Claudette atari afite akazi, najyaga ntanga rasiyo mu rugo nkayitanga no kwa mabukwe. Nereye imbuto mabukwe mu buryo ko nzi ko ari mama, namufataga nka mama, icyo nahaga mama nabaga nzi ko ari we, sinabibaraga nka mabukwe ngo narabaga ngo se ari njye wabyaye umwana w'umuhungu, ikindi gitondo akazana umugore, ese njyewe aramutse amfashije umugore ntabyemere, njye nabyumva bimeze gute? Icyo rero cyaramfashije gutuma mba umutoni kwa mama w'umugabo wanjye cyangwa se kwa mabukwe, kugeza igihe arwara ninjye yaguyeho, ninjye wari umurwaje, tuba inshuti. Ntitaye ku mateka kuko nari nzi ko ibikomere ikibiza no kutudindiza. Ibikomere ubundi ntuzajya ngo hari undi mumaro, Satani azana ibikomere, umuntu mwaririmbanaga akakubwira ati gutya, ari kugira ngo akudindize udakomeza umurimo w'Imana. Iyo bitesheje agaciro, nta gaciro nyine biba bifite. Baramukazange turasurana, turahembana, turabana. Umwe muri baramukazi banjye mubara nk'umwana wanjye, ko namufashe yiga mu wa kabiri segonderi, primaire nshatse, ari ndarangiza kaminuza ndamushyingira, njya mubara mu bana mfite. N'ubu ari mu bana tuvugana buri munsi dukusurana. Wajya mbwa ati iyo ni turi kumwe hano nka mupresenta ngo ni muramukazi wanjye ajya babara, kuki utababwiye ko ndi umwana wawe? Iyo uvuze muramukazi numva ko abantu bazi ngo baramukazi bagirana amakimbirane, ujye uvuga ko ndi umwana, niho bizaza byumvikana neza. Rero twatandukanye neza cyane cyane ko nari nzi ko kwa mabukwe ari inzira imwe ishobora gutuma mpinduka inkundwakaza ku mugabo wanjye. Igihe cyose udafashe umuryango w'umugabo neza, biragora ko waba inkundwakaza. Iyo ushaka gukundwa uhera ku babyeyi n'abantu babana, ako kanya umwanya wa mbere uba wawufashe. Mfite ibindi bibazo hano. Icyambere yabajije ngo nk'umukobwa ukiri muto ariko uzashaka, ni izihe karagita cyangwa karagiteri yagenderaho ahitamo uwo bazabana? Kiragoye, mwumvisha ko njye ntagize umuherwe wo kugira fiansaye. Nabonye umubwira ati pafu Yesu ashimwe cyane. Mu bintu bya fiansaye no kumenya ukuntu wakwitwara mu bigeragezo by'abahungu benshi waba ufite, bijya bingura kuko sinabiciyemo, ntayo amahirwe nayagize. Hanyuma ariko ngende ku marangamutima yanjye ko njya nganiriza abana, icyambere ni wowe uzi ikintu umuntu ukunda kubyumva. Hari abantu bakunda ababogare, hari umuntu ukunda ufite amafaranga, hari umuntu ukunda umuntu usenga, hari umuntu ukunda umuntu nk'ubumbanya. Nifuza abana banjye bakomenya, nzababwira uko byagenze, ari gushaka ku mukozi w'Imana. Yesu ashimwe cyane. Umuntu ukora ikosa ukamuregera Imana, ukamwata twicare tujye inama, ibintu byagenze gutya, tubwire Imana yacu. Umuntu udafite Imana mu buzima bwe numva avuna. Akenshi rero abakobwa dukunda amafaranga, ariko amafaranga aharaye ngo siho yirirwa. Numva amafaranga yaba deseri, yaza kurikiye igihagararo numva cyaba deseri. Ubundi naje guhishurirwa ibintu bijyanye n'amasura, ni kugira ngo tudasi Imana yagiye igira amasura atandukanye kugira ngo batatwitiranye. Ubundi twari gusa twese, nta nyungu Imana ifite kugira umuntu mubi n'umwiza, nta nyungu Imana ifite kugira umuntu mugufi n'umuremure, ahubwo kugira ngo dutandukane, hagira utuntu dutandukana nyine, ariko nta yindi nyungu Imana ifite mu masura dufite. Ku isura ye ntawe. Ikindi, umuntu uzagira umumaro, njye nababwiye ko nkunda kuba umuseriveri. Umuntu nsanganye inzu, nkamusangana amakamyo 7, nkamusangana ngiye kuba umukozi wa biriya bintu, ngiye hamufasha iki? Ubwo ndavuga kuri karagiteri zanjye. Umuntu nzabera umugisha, numva yaba mwiza,
nimba ari mu murimo w'Imana nkazinduka muterera ipasi, umutware wanjye nkamusengera, gendane n'Imana, Imana ikuyobore, ngasigarana umuryango tukingingira Imana. Mu yandi magambo ariko ngo umukozi w'Imana. Ariko nabwo uzagira nigura ikintu nawe ukora muri uwo famiye. Ntiwifuze ngo ibintu byose ngo umuntu uzabuyobora nyamata, nuko nta n'uzabona. Ariko niyo wamubona ntekereza ko nta shimwe cyane ririmo. Muzarebe urugo rufite ibintu bagiye bashakana, kumva ngo twatangiriye aha tugezaho, umuntu wese yumva ari fiyeri. Sinzi ko byumvikana. Twatangiye turi kuri 0, uyu munsi turi kuri, ariko nashatse umugabo wanjye rimwe na rimwe azabigucunagurizamo, rimwe na rimwe ntuzi byaravuye kuzimu, ntuzi byarigize gute, sinzi, ariko numubona uzamufate. Ariko ku bwanjye numva umusore nagushishikariza, ni umusore ufite Imana. Nushaka udafite Imana ukumva amarangamutima, cyangwa niba ubonye uzagenda ufite ikiraka nk'icya Claudette usenge, hanyuma ikindi ukitegura kuko uzaroba ikarita ariko uzayikina. Ntuzasheshe umukino kuko byo washakaga atari ko biri. Abasore nababwiye ko tise badozemo ntayizi, ashobora kukwihishamo ukamara imyaka 10 utaramenya uwo ari we. Ashobora kukwihishamo imyaka 3, nugerayo ugasanga yakwihishemo, uzasaba izindi mbaraga ariko ntuzasheshe umukino. Nimba hari ikintu nanga ntakunda no gusenya urugo, no gutangira umukino ukawureka, uko uzasanga ruri. Hari igihe ushaka gusanga umugabo utazi ko agira abana 3 4, wahikubita tisheri narabuze ukuntu mbikubwira, burya Solange na Jacques na Yohana bose nabanje, uzabakunde nk'abawe. Mwarakoze. Uwo muntu yabajije ibibazo bibiri, aravuga ngo umuntu afite nka fiance udakishijwe ariko akaba afite gahunda yo kuba married, mbega yo gushyingirwa, wamugiriye ihe nama? Okay, ndaza kubivuga mu bintu bibiri. Sinavuga ngo ntamushake cyangwa ngo amushake, navuga ko ari ibintu umuntu yifatira decision. Kuko nanjye uwari nkiriyo nkamera ko ari umwisilamu, hari uri kungira inama yo guhita nsohoka. Biranagora umuntu wamaze kumwishyiramo, wageze igihe cya fiance, mugeze igihe cyo gushaka, kukubwira none ntango bireke biragoye. Ahubwo utwara intwaro yitwa amasengesho, ugenda usenge. Ndaza kukubwira mu bintu bibiri. Abantu bose badasenga siko bameze nka Papa na Deja. Oya, hari ibintu bibiri Apotre Tegereza tuganiza, sinzi bigeze bica no ku ma WhatsApp, avuga ku bupfura n'ubukristo. Hari igihe umuntu aba afite ubupfura adafite ubukristo, hari n'igihe umuntu aba afite ubukristo atagira ubupfura. Umuntu agakizwa ari mayibobo, Yesu ashimwe cyane, akaba umukristo ariko tegeze ubupfura ntabwo azi, atabura kukwiba nk'abo bagore bibana, atabura kukubeshya kandi ari umukristo cyangwa ari umuvuga butumwa. Afite ubupfura ntafite ubukristo, afite ubukristo ntafite ubupfura. Uwo mugabo rero udakijijwe ashobora gusanga ari imfura, ntazigera gukubita, azanywa inzoga muri silence ye n'ibindi nk'ibyo, ariko nabwo ntabwo azaba umugeni wa Kristo. Ashobora kutazabona Kristo ubwo azaba agarutse. Ndagusaba ngo amahitamo na yawe. Ushobora kumukomeza ukakomeza ugasenga, ejo akaba umunyago mu bo uzabwiriza nawe agakizwa. Ashobora no kuzabikubera igihanda akakujyana mu muriro. Ntuzi ko urugo rubishobora kukurimbura. Biragoye aho hantu kwatinda, ariko nge nakubwira ngo uzashake. Aha, hari undi wabajije ngo ese ko wari wishingiye kandi ukijijwe, icyo gihe yakwica wumvaga utazabura ijuru? Murakoze, nagize umugisha. Narishingiye, nabaga ko nashakaga umugabo cyo mwakimenye. Nishakiraga gushaka, ngira amahirwe mbona uwunyemera ko ntwara. Impamvu nigeze ni muzi ko muri ADPR ho n'icyaha cyo kwishingira barakiremereza, ni nacyo cyatumye mva muri ADPR njya muri Zion. Urumva ADPR yaje Zion yaje Rusizi ntenze mpagaritse, hanyuma rero isa naho indaruye, naratawe mbega mu yandi magambo. Noneho maze gushaka ngira umugisha, hari umusirikare witwa Garufonse, yari umusirikare mu isi mu buryo bwa gisirikare, ari gusenga ahantu ngo Imana imwereka filime yaje iwanjye saa 11. Nari maze iminsi 3 nshatse, araza arakomanga, arambwa ati hano harimo umuntu ushatse vuba. Papa na Deje no wamukinguriye dotera hari, aranga ngo umva uko Imana imbwiye. Ubwo yaranzaniye ubuhanuzi. Icyambere yasohoye ibintu by'ibirozi byari mu nzu yanjye, bwari ubundi buhamya ko bajyaga bazana ibintu, imirizo y'imbwa n'ibindi ntazi mu nzu, ugasanga kugira ngo nitwe umurozi. Noneho araza arabisohora. Icya kabiri yambwiye gituma musubiza, arambwa ngo ntuzigere wishyiraho icyaha cy'uko wishingiye. Imana yakuzanye kugira ngo umugabo wawe azakizwe. Noneho nkimara gushaka ku munsi wa 3, mu yandi magambo Imana yari yashingiye ko yarangwa ngo icyaha cyo kwishingira ntuzigere cyatura, ninjye wakuzanye kugira ngo yazakizwe. Byari bigoye gutanga ubu buhamya atarakizwa.
sinajyaga ndivuga, bari kumbwira ati se yaje gukizwa. Uyu munsi impamvu mbivuga nuko byaje kuba, byasezerano ryaje gusohora. Niyo mpamvu rero ngewe buri gihe nasengaga nibukaga ko Imana yambwiye ko ntazigera nihana kwishingira, bikansubizamo ibyiringiro, nkatinzwa no kubona ko yambwiye ko azakizwa kuki atari gukizwa. Murakoze. Murakoze. Amazina nitwa Claudette ariko ndi mama Royana. Hanyuma ndajya nkubaza ikibazo kimwe. Watubwiye ko mu buzima bw'urushako rwawe utubwira ko waje kumenya ko baje kukubwira ko ushobora kuba waranduye, hanyuma ugirirwa amahirwe n'umugisha wo gusanga utaranduye. Ese iyi saha tuvugana wasanze umugabo wawe yaranduye? Ese ko wasanze yaranduye, ese mubana gute muri ubwo buzima bwo gusanga yaranduye? Murakoze. Imana umugisha, ni muzima, ntabwo nasanze yaranduye, ni muzima. Ahubwo rimwe niho icyo gihe mva kwa muganga naramubeshye ngira ngo ndebe ukuntu yakira message, ndamuga nti yarambaje kuko nagiye kwa muganga afite amatsiko ati genda urebe, ngarutse ambaza uko byagenze, ndamuga nti basanze naranduye. Ati mama Nadia, ati ndaguhemukiye kano kageni, ndakwanduje n'ukuntu wirinze. Ariko nyuma muganga ntoya ndi muzima, wowe nta nubwo wandinda, ahubwo mu ijuru basanze nkwiye kuyikorera ndi muzima, kandi nawe ukagira umugisha kuri njye. Ubundi ubana n'umunyamugisha hari ibintu bike, hari amahirwe make umukuraho. Ibi bintu nkunda kubibwira abana, nkababwira ngo na deja ajya gufata section mu wa 4 segonderi yarare muri adolesa. Noneho we n'abandi bana biganaga bagira ikintu cy'ikigare, na deja n'umuhanga mu busanzwe hose akunda kuzuza. Noneho kubera ko bafite n'amanota menshi, muri wakumva ko ari bujya ko ashaka. Mu wa 3 yarambwa ati mama ngewe ndajya ku kigo nshaka kubw'amanota yanjye. Bari abana rero bazamukiye rimwe nyine barangije toronkome, barakoze akantu kari nk'akagurupe, bose batoye ikigo kiri Butara ahantu ngo bagiye kwiga ibintu by'ubwubatsi. Umenya n'isaro hoteli yayidodesheje. Noneho sinamwangiye section ko yari mbi, ahubwo narebye ikigara arimo, ndamunga ntinge nk'umubyeyi wawe hari ingaruka ugomba kwirengera z'uko byarwa nanjye, hari inyungu zankuraho, hari n'igihombo zankuraho, byanga bikunda. Kubw'uko rero ugize ibyago bike nkaba ntabyumva, ntabwo ujya kwiga, ngewe ndagutegetse ujya kwigaho. Ubwo nari ncunze ubupfura bwe, ndavana hajya ngo nunguke ibyiza byinshi, nacunga ubupfura bwe, nkamutandukanya na kiriya kigare, nkamushyira hariya, hanyuma akazamuka neza. Yarababaye, yararira, ndeka kuba nta muntu wazaga mu rugo ngo asiga atambwa ati mama ntegetse section ntumva. Urumva uyu mwana tumva ikintu ashaka bituma bimurengera. Mama ntegetse ibi, byageze haza kunga ati rero mama diplome ngiye kuzana ni yawe, ninyirangiza kuyiguha nzajya gukorera iyanjye. Imana iguhe umugisha mwana wanjye, simbuka uyinzanire nzagushimira. Uyu munsi ajya nshimira. Muri babana bari abana geze muri 3 4 barabyaye, bari abana bafite ikigare kibi cyane. Noneho raza kurokoka nyuma, ubu nyine numva ari muri kaminuza aza kunga ati mama ati warakoze, ati buriya nza kugiye Butare nanjye wasanga namba narabyaye, ati ariko section wampaye ntacyo yantwaye, ntacyo. Icyo nshatse kuvuga ni kireba, iyo ubana n'umuntu hari ibyiza umukuraho, hari n'ibibi umukuraho. Nukuvuga ngo nimba mama waroga 90% zitwa umwana ukomoka ku murozi, cyangwa nawe witwa umurozi kuko ni ukomoka, ntabwo uzabyisiga ngo cyangwa ubyikureho, nuko biri. Nuvuka ku mama mukijijwe, Yesu ashimwe. Kaga ntuza mwampaye jone na postinze na deja arambwira ati ku ishuri bose nababwiye ko mama ari pasiteri, barakareba ati ukuntu ubona bose biriwe bantinye, ati kuntu nyine mama ari pasiteri, ati bambwira ati se nawe uzakizwa nka mama wawe, nako karyeho. Rero iyo nyungu agomba kuyiryaho, ni nko kuyomba ndi umupfumu, byanga bikunda abana bari bubimenye ko mama wari umupfumu, kuko hari abakiriya bari kuza wenda akazamo n'abacuti bi. Rero icyo nshatse kuvuga mu mugisha umugabo wanjye yagize, n'uwo mugisha kuko Imana yari yarenyemere kuzandinda, Imana yarandinze nawe aprofitiramo, nawe Imana iramurinda. Iyo ubana n'umunyamugisha hari umugisha wundi umukuraho. Yesu ashimwe. Jewe sinirirwa njye imbere kuko ntago ari ikibazo ngiye kubaza, ni nayo mpamvu nategereje. Ndashaka kumubwira ngo uri umama uri special. Wa mugani ugeze kuwa ngo ntabwo uzi tisi abagabo badozemo. Nanjye uko wakomeje kuvuga nibajije tisi udozemo yanyobeye. Yesu ashimwe cyane.
gusa Imana iguha umugisha, uri uw'agaciro gakomeye cyane, haba ku bagore, nimvuga abagore n'abakobwa mwumve murimo, ku banyarwandakazi, haba no ku banyamahanga. Uri uw'agaciro gakomeye cyane. Ufite assurance, numva nta nubwo Imana yaguhomba wa mugani. Umuntu umeze gutyo Imana ntiyagomba, ntushobora gupfa kuko turagukeneye, urubyaro rwacu ruragukeneye, abanyarwandakazi muri rusange baragukeneye, abanyamahangakazi baragukeneye. Rero inshuti yanjye, Imana ikugire neza, uruhuke imiruho n'imihati yose wagize muri iyo struggle wagize, ariko wumve ko biri kompanse n'agaciro ufite muri iki gihe, n'uburyo urimo kudufasha cyangwa se uri gufasha abantu muri rusange muri iki gihe. Ni ukuri Imana iguha umugisha, Imana ikugire neza, kandi ukomeze kubishyiramo umwete, gutanga ubwo buhamya kuko buzubaka ingo nyinshi. Yesu akugire neza. Yesu ashimwe cyane. Nta kindi usibye kubashimira, ni iby'agaciro. Gusa izi nzozi najyaga nzirota, nabahaye urugero rw'ukuntu nari nzi ko sinzi Imana imfashe mwagure kwizera mushyike nko ku rugero nari mfite. Ntabwo nari nzi ko ibintu ndi gucamo ari ibanga, ahubwo nahoraga nibaza ngo ubuhamya bwanjye nzabutanga ryari, kuko icyari kibukireje no kugira ngo umugabo wanjye akizwe. Nari nzi ko ariyo finali ibutwikira. Guhora nteguye ko buzaba, nahoraga nshaka ibimenyetso nta bindi. Hari ibintu bimwe na bimwe ntajyaga mbika ibanga, kuko iyo mbibika ibanga byose ntabwo bamwe bari kwemera ko ari ukuri. Icyo nshatse kuvuga ni iki: ibintu byose uri gucamo, kubifata byose ngo wumve ari ukubaka urugo, ari uguhisha, siko kuri. Hari ibintu bimureka nose, hari n'ibyo yari kunkubitira mu rusengero, ubundi nkabibika ibanga gute? Hari ibitari gukunda, ariko nkumva ndi na fieri ko nari nzi ko aho bakugeza bakuvuga nabi 90% ni naho ugera uvugwa neza. Rero ibi bintu byankuragaho n'urwikeko n'amagambo muri korari, ngo umuntu nkumva aranyongoreye ngo uzi ko bavuze ngo umugabo yaragukubise. Niyo ariko barankubise ejo, barankubise. Kuko iyo utangiye gutangira urwikeko ngo baramvuga, ngo ejo runaka yaramvuze, wunguka abanzi, utangiye kugira abanzi benshi, ngo baravuga kandi ibyo bavuga ni ukuri. Baravuga ko nakubiswe, bambeshyeye, ngo ariko ngo iyo misatsi ngo bavuze ngo umugabo yigeze kogosha. Ntiyaranyogoshe, yaranyogosha, ariko nizeye ko izamera, na nizeye yuko nzatanga ubuhamya igitondo kimwe ibi byararangiye. Rero ibi bintu bifasha abantu by'umwihariko mu murimo w'Imana. Iyo ufite urugo rubi 90% ushaka kurwikoreza abantu bose. Abantu babiri bari kuganira ngo ninjye bari kuvuga, ngo barasinge bariho, ngo kuko ngo umugabo wanjye ejo ngo bamutoraguye mu kabari, ngo bura ninjye bariho. Barabimenye, uretse n'abariya n'abanyonzi babimenye, uretse n'abo muririmbana n'abamotari barabizi. Nigeze mva kuri radio rimwe mvuye kubwiriza, umumotari arambaza ati uvuye he? Nimvuye mu murimo w'Imana. Ati se wowe ubana na runaka? Nti ninjye. Arakijijwe se? Ati se wabanje ukabwiriza iwawe? Yesu ashimwe cyane. Wabwirije umugabo wawe ko musize rubavu inzoga zimaze, uri kujya kuri radio gusakuza, wawe nyereye iwawe. Mbwira Imana ni kintu cyumvishe. Nari nzi ko uyu mumotari nuko ntafashe nimero ze. Umunsi umugabo wanjye abatizwa, nari nzi ko muhamagara ngo mubwire ngo yampanda ni wanjye yaje kuvuga. Rero ibintu byose nimukumve mushaka kwitera ibikomere. Nutsindwa ku ishuri ube fieri ko watsinzwe. Ntabwo nabashije gutsinda uyu mwaka, ube fieri, naratsinzwe ariko nize ko nazatsinda. Ko iyo utangiye kubihisha, abantu babiri baraganira ngo naratsinzwe, ukumva magutse naratsinzwe, ngo ninjye bavugaga. Ngo naramaze, uyo ntsinzwe se. Unaramaze ngo n'Imana natsinzwe se, ngo birakureba hiki. Ibyo ni ibikomere, ntabwo ari karagiteri z'abantu bazatanga ubuhamya ejo hazaza. Rero iyo witeguye kuzaba umukozi w'Imana w'ejo hazaza, nta nzitizi ugerana n'umuntu. Umuntu avuze ibyo yabonye, ndabikunda cyane. Buriya nimba hari umuntu wimuka cyane akodesha, anamenyekana hose, buri mudugudu yarawutuyemo, niyo yubatse, kuko hose yahabaye barabimenya ko yubatse inzu ye. Rero mwo kubabazwa n'ibyo muri gucamo, mwo kubabara ko abantu babimenye, mwo kubabara ko abantu bakuvuga, abantu barakuvuga kandi 90% ibintu abantu bavuga biba ari ukuri.
uzabisuzume nawe n'uwisobanura ngo abantu baramvuze ujye ureba ngo koko ibyo bavugaga byari byo, nusanga ari byo Imana yawe icyubahiro, kandi witegure ko ikindi gitondo bazavuga n'ibindi. Yesu ashimwe cyane. Uhore witeguye. Iyo uri umuswa uri mu ishuri ukiga bigoranye, ubona minerivare bigoranye, nunaba depite bazabimenya. Yibaza ngo uriya mwana yigaga nabi ngo none yabaye depite. Kandi nawe iyo umaze kuba depite utangiye kubabwira ngo nize bingoye, kandi umunsi wigaga bikugoye nurashaka ko babivuga. Yesu ashimwe cyane. Ufite urugo rukennye, urakennye, reka babivuge. Ngo bamvuze ngo narakennye, urakennye. Iyi nukuri urakennye, ntago bakwitweshyeye, ariko hari n'ikindi gitondo uzakira. Haleluya. Ibyo ni ibikomere. Rimwe nigeze njya gusura umuntu w'umukire afite urupango, mpakitse ndakomanga batinda gukingura. Ntahe yini mpamvu tuma ntasura abakire. Ibi bipangu byabo babifunze, ntibashobora gukingura umuntu, ukagikubita no muri jinya. Aho wakumva bakinguye. Igitondo kimwe nangenza kubaka urupango. Nanjye umuntu arakomanga ati nahageze kare, ati ndakubura. Nibuka ko nanjye hari umunsi nacumujwe. Nyine hari urupango ruba ruri kure, ntago bakwanga no kuri. Ntago bakwanga, ni ibikomere. Ejo nawe n'urwubaka uzamenya ko batakwangaga. Yesu ashimwe cyane. Ntago bakwanga, hari igihe haba hatari umuntu aho hafi, nta gasuzuguro karimo. Imodoka ntago yatambuka ahantu hari ikiziba ngo utabura utuntu dushaye tukugeraho. Ngo bibikire ngo babitera abantu ivumbi. Nawe nuyigura nose uzabwira ivumbi ngo nimuhagarare ntambuke. Nawe uzaribatera. Ibyo ni ibikomere bijya bitudindiza ku busa, bikakongerera inzangano z'ubusa. Ntago imodoka yabura gutera ivumbi, ntibibaho. Ntago waba ufite imyenda 6 ngo uhore mu rungu uzayihindura. Hari umuntu ugeze ucumuzwa na pastor wacu Felisi, ngo uwo mupastor ngo wambara imyenda 2 ku munsi, twari dufite amateraniro 2 arahindura. Ati mbega umuntu yambara imyenda 2 ku munsi, none se uyifite ineye ntiwayambara, kandi n'umwe wawambara. Iyi bintu ntukajya ucumuzwa n'ibyo na mwene ibyo bintu. Umuntu uzavamo umukozi w'Imana ntagira utuntu tundi, ahora yiteguye imbere heza. None ntunatinda ku by'abandi, uhora utinda ku byawe. Uratinda ku mugabo w'abandi, n'uwawe yaraye mu kabari. Hora usengera uwawe, ntumenye ibyo wundi. Yesu ashimwe cyane. Rero mureke mu butayu turimo two gucumura, mu bigeragezo urimo ntubikuremo abanzi, ubikuremo inshuti. Umugore wese uhagaranye n'uwawe suko ari umugore we. Abagore bose bahamagara kuri nimero y'umugabo wawe siko bose abatereta. Harimo na ba nyirabuja, harimo n'abazamuhesha ibiraka. Nufuha cyane uzatuma yirirwa mu nzabure n'ikiraka. Ubu mu bintu ngira mwabantu Imana yamfashe sinjya mfuha. Hako gufuha bura n'umudayimoni. Njya numva ngo ukundura mufuhira, sinjya nemezanywa nabyo. Ukundura musengera. Yesu ashimwe cyane. Umugabo ni umuntu mukuru ufite ubwenge. Udakwiye kuragiza telefone, udakwiye kuragiza message, udakwiye kuragiza abana. Ni umuntu mukuru muragiza isengesho. Nguri ngo hahamagaye Nadine, Nadia, kandi wenda Nadia n'umwana we cyangwa niki. Nadia ntuzi famille yose ukuntu ingana. Ngo uyu Nadia uhamagaye ni wahera. Yesu ashimwe cyane. Buriya mu bintu bisenye ngo no gufuha birimo. Mu bintu bizatuma umugabo umwigarurira, muhe uburenganzira. Telefone y'umugabo yireke niye nawe ufite iyawe. Yesu ashimwe cyane. Reka tugire ingamba nziza zatuma Imana idutabara. Ugira ingamba wifuze neza ko Imana iramutse guhaye urugo rwiza, utangira ugambirira ibyiza wakora. Imana ikorere muri iryo shyaka, iguha urugo rwiza ubona uko ukora. Reka ntanga kandi kamwe konye. Yesu ashimwe. Imana nibikunda nzagaruka. Hari umumama umwe wapfuye twarasenganye igihe gito, hanyuma akora impanuka arapfa. Twari inshuti, yari yarashatse, yarabanje arashaka, hanyuma aza gupfakara, apfakaza kongera arashaka n'abana 2. Hanyuma rero aza kwitaba Imana akoze impanuka, imodoka bitaga impara ivuye Rusizi z'i Kigali muri Nyungwe, arapfa. Nshyitse ku kiriyo babana be 2 yashakanye, bari abana b'inkumi, aribo babo naje gushyingira. Hanyuma ngeze ku kiriyo, abana bavuye ku ishuri, urumva umugabo bari basigaranye ntago yari papa wabo. Narinze amateka kuko mama wawe twaraganiraga. Hanyuma nshyitse ku kiriyo, muri nge haraje hazamo ijambo rivuga ngo ngomba kumuzura. Cyari cyo gisubizo. Ndi Estaro. Ndabana uyu mama ndamuzura. Ubu rero muri nge mu buzima busanzwe ni bike bintera ubwoba. Ni bike. Kumva Claudette nagize ubwanwa kuvuga ngo iki kintu ntigishoboka ni gake. Ubwo byanga napimye.
n'ibintu byinshi nteka ndapimiranya nk'abantu mfashe ifarine nkamena migi nkagira ubu ntibyabyara iki reka mpime nuko mbaho. Yesu ashimwe. Ndavana uyu mama ngiye kumuzura. Hari abisilamu, hari abantu benshi bumva ku kiriyo by'umwihariko cy'impanuka, abantu benshi bahita bakubitwa n'inkuba. Twari twuzuye. Noneho ntegereza umurambo, ariko ndavana umurambo uze kuhagera ndi mu mavuta. Ndahita muhagurutsa haguruke, simbura batanu mbatiza. Abana babavana ku ishuri babaga mu interina, babazana bavuga ati ariko mama ntiyapfuye, ko mutatubwira ubu mama ntiyapfuye. Baje kubabwira rero abana bamera nk'abaguye mu ihumure bitewe n'amateka bari barabayemo mbere yuko mama wabo bashaka, bitewe naho bari bashatse, bari bafite ibintu bibagoye, bari abakobwa babiri b'inkumi. Ndangije abana bamaze kundavana, abana ntabwo hanyuma Yesu ashimwe cyane. Umurambo rero waje kuza gusa turabanza dukora ibisabwa mu rugo, tujya gushaka uko dutekera abantu baraho n'ibindi, turabikoze n'abandi bakozi b'Imana twari turi kumwe, ariko ncunze ko nzura umuntu, ariko n'ubundi nzamuzura. Noneho ndiyesara, umurambo uje waje kuza bukeye, bamutambutse mu nzu, abana urumva ariko bavuza induru, ariko nshaka ko kubwaho ni muhumure mu mwanya ndamubaho. Ndagije njya mu nzu, nta mugoma mama wawe twari inshuti cyane byimbitse ku buryo nari mfite uburenganzira cyane bwo kwinjira uko mbonye, twari tuziranye gusa. Noneho nza kwinjira mbwira umugabo n'abantu bose bari ku murambo nti nimusohoke, hari icyo nshaka gukora. Baranyemera ntibanduhije. Iyo abantu biburiye umuntu bavuga ati ikikoreka wabona namuzuye koko, bose barasohoka bansigira inzu n'umurambo. Ndeba umuntu ndabana ko uyu muntu yapfuye kare, uyu muntu yamaze gukonja, uyu muntu wapfuye saa 11 za mu gitondo kaba muzaniye saa 11 barazuka. Ariko iyo bamumpa kare nari kumuzura. Ubwo rero namaze kwigirira ubwoba, ariko ndavuga nanone nubwo ntavuze icyo ngiye gukora, ntabwo sindi bubabwe ngo nimupfe kugaruka, reka basi nsenge. Noneho ngaragaze ko nari ngiye gusenga, simvuga icyari kinzanye ko uyu muntu nta kizutse, gusa bamutindanye. Ndangije mfashe umuntu, ndasenze nkajya nsenga nkavuga ngo reka ndebe ko yaba yakangutse, nkabona nkonya ngasenga nkabona n'undi arasinze uyu muntu ntazuka, niko numva ko yamaze gukonja. Maze gusenga mu rwego rwo kwiyerurutsa, mbasa amazi ashyushye ndamwogeje, mu busanzwe sinya nkunda umuntu wavuye mu mubiri, ndamutunganije, ngira umugisha. Inzira z'Imana zirenga 1000, urumva yaragiye kurangura akenda yari yambariyemo imbere karimo amadolari batabizi, nayo mba ndayababoneye, nayo ndayabaha. Hanyuma ariko muri nge harahaza ijambo riva ngo simbashije kumuzura, ariko ngomba guhagarara mu cyimbo yararimo, ntegetswe gutwara abana be, kuko nimba ntabasubije nyina ngomba kuba nyina. Icyo nari ngiye gukora ntigikunze, ariko aba bana nabo bagomba kugira nyina. Ubwo muri nge mba nafashe decision. Ibyo byose byatuma Imana itumutapfa mu izina rya Yesu. Rero abana ubwo twaje gukora ikiriyo, abana sine guhita mbabwa ngo nimugende, bagumaho kwa papa wabo. Mu minsi mike uwo mugabo aza guhita birukana, abana ntibabimbwira, bajya kwa base wabo aho bari baravutse. Nta cyumweru bahamaze barabirukanye, bagaruka kwa nyirakuru ubyara nyina. Nta cyumweru bahamaze barabirukanye, twakubitanye bambaza inzu yo gukodesha. Bati nta hantu waturangira kanexe twabamo ko aha naha hose byagiye byanga, ariko ninjye wabishyuraga ishuri, kuki se byanze muza gufata minerivare mugafata ibikoresho, kuki mutambwiye ko aho gutaha ari ikibazo? Ati twabonye ibyo dukorera bihagije, twanga kutugora. Iwanjye mbona nimbabwira kuza mu rugo ntibari bwemere, barabona bangora. Ni muze mu rugo harimo nexe mbaha inzu yo gukodesha, ntariko umuntu urimo azavamo turamuha iminsi 15. Nyuma y'iminsi 15 ndahita mbaha nexe. Rero ubwo abana baje kuza mu rugo turagumana, tubana neza, ngira umugisha. Umwe ashatse mu Gatenga, naramushyingiye, nanjye ngira umugisha wo gufata cya giseke. Yesu ashimwe cyane. Abana ba mbere, abana beza, njya mvuga ni babirukanaga kugira ngo mbone uyu mugisha. Abana nimba hari abana bambereye ibisubizo. Muri Covid narikororaga nkabona imiceri, muri Covid nkabona message bati mama arapfuye. Kumbi Imana igira inzira izacamo igutabara. Yesu ashimwe cyane. Abana ba mbere imfura, ba mbere abana beza, undi namushyingiye ejo bundi mu kwezi kwa 8 yashatse Rusizi, ariko ngira umugisha, ngira abana beza. Mu bintu bizatuma udapfapfana nukuba umumaro, ukajya ufata ingamba iby'abandi byabananiye. Se wabi byamunaniye na nyirakuru bikamunanira, n'umugabo wa nyina bikamunanira, wowe ukabishobora.
rero abo bana bashinjwaga amarozi, byari bigoye gufata umwana bakwereka ibimenyetso by'uko aroga. Nimvuga ibimenyetso wumve ko banafunzwe, ni abana bafunzwe barakatirwa. Hanyuma ndababwira ngo abo ngabo nibo Yesu akunda. Yesu ashimwe cyane. Ngewe nkunda abo bananiranye, ibyo birara biroga, ibyo nibyo Yesu akunda. Ni mu bana bavuye iwanjye nta urwaye grippe, nimba baroga ntabwo bindeba icyo nzi ndiho, ariko nta nubwo nabonye, ariko ni bazima, n'abana beza, ryari ishuri. Rero abana ba mbere umugisha, reka dukore ibyananiye abandi. Rero Imana yo mu gihugu cy'ijuru ibagire neza. Nabakunze uko mwateze amatwi, icyanyetse ko mwabyumvishe, ntago habayeho kurangara, ntago mwasohotse, mwanyishime, nange ndabakunda. Mana we, Imana yo mu ijuru idakiranirwa ibubakira ingo nziza nk'urwo mfite mu izina rya Yesu. Imana ibagirire neza, ibahaze uburame, izabaho urubyaro ruzabakomokaho rwiza, muzaba urugero muri Nyamata yose na Bugesera na Ntarama. Tuba urugero twubaka imitima y'abagore benshi, tuba urugero twubaka imitima y'abagabo bacu, tuba urugero dufashe leta kugira igihugu cyiza. Nitugira umuryango mwiza n'igihugu cyacu kizaba cyiza. Bansabye ko tuza gusozesha isengesho, munyemere duhaguruke dusaba umugisha w'Imana. Byose ngo bishobokera ababyizera. Nitubyizera, ikindi gitondo nzumva ubundi buhamya bw'undi mu mama ambwira ngo hari abana benshi bagiye baca ku bibero byanjye nagiye ndera, uyu munsi ukumva batanze ubuhamya ati turashimana kuba tureze. Ati ntitwagira ikibazo, ntitwasenya twarabanye nawe, nanjye nababara ngize divorce numva Ntarama mpavuye, byambabaza naba nsinzwe. Rero munyemerere abari bafite divorce muzihagarike. Yesu ashimwe cyane. Abari bazifite simbazi ariko muzihagarike. Abamvaga urugo rubabihiye, urugo rwanyu ni rwiza, ni paradizo. Nururema nigeze mbwira abantu bavuga ngo urugo urarufata ukaruforoma, ukaruvuga ngo warugo dore ukuntu nkwifuza, ndashaka kumera gutya. Turajya turyama saa 3 saa 4, ikubisengera no kubishaka Imana iragusubiza. Ufata urugo rwawe wandike urwandiko wandikira Imana, uyibwiye ngo dore urugo nifuza, ukuntu dore plan y'urugo rwanjye ndarushushanije, nkeneye umugabo ko yajya ataha tugasangira, nkeneye ubyandikire data wa twese. Uru rupapuro kugiye kurwa, nushaka uruseseke mu musego ryamama, ujye ururekeramo, igitondo kimwe uzarutabura umaze gusubizwa. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Reka tugire indangagaciro z'abamama barezwe, barerewe muri Zayoni, bahuye na Claudette akaganira nabo, hagira izindi ngamba uhindura, uvuge ngo hari ibyo ntitwaragamo neza. Hari umama yigeze kungira inama arambwa ati nimba umugabo wawe ajya mu kabari, ajya mu ndaya, ujye uteka saa kumuhishe, woza amasafuriya naza buri kintu. Ni mu izina rya aburare se, atari we se umuturanyi we sinamugaburira, ataba umugabo umugenzi we ntiyarya, noze isafuriya tubana burare. Ese mbaye ntafite akazi ari ugafite? Abagore turikunda, umugabo agira akazi akaguhahira sawa, ukanamubwira na rasiyo ya 500 ya miliyoni ko ari izakora. Igitondo kimwe abatagafite ati ayanjye niyarya, nose ko aye wowe yariye. None hasi umugisha Imana yagucishijemo, iyo uhagaritse igacisha muri we, ikintu Imana ireba ku muryango, ireba ko umugisha yagennye ugerayo. Ntago yita ahantu Imana inyura, urategeka Imana ahantu icisha umugisha. Hari abantu benshi hano mu Rwanda batunzwe n'imiryango, murabizi, ukaburaho utunzwe na so wanyu ba muri Amerika wohereza $100 kandi mukabaho. Rero ntago ari ipfunwe ry'uko udakora cyangwa umugabo adakora. Imana iravuga ngo icyo nzi cyo kwa Jani umuceri wabonetse. Hari abantu Imana ifata umugabo n'umugore nta kazi, na deja gutya akagira akazi keza akatugenera 500 ku kwezi. Si ipfunwe ryanjye, si ry'umugabo, ni inzira Imana yashyizeho. Nanadeja ntakwiye kwizamura ibitugu nawe ku kazi yatakagira se. Ikimana ireba ni umuyoboro yashyizeho, uzagena umugisha kwa pasiteri bana bakabaho bagakorera Imana, ntuyitegeka hinyura. Yacisha umugisha ku mugore, yacisha umugisha ku mugabo, yacisha umugisha mu muryango. Hari abantu bize kuri farije, ikireba si farije warize. Hari abantu bize ku babyeyi babo, hari abantu bize ku bintu byinshi. Ikimana ireba si icyo ngicyo, iravuga ngo kunagennye kuziga byarakunze. Reka nimba tubyumva tuzamura Imana icyubahiro. Uyu munsi turatinda, nigeze mbaza abagore, umugore igeze ambwira ngo nguzi ko nta gitenge cy'umugabo kibi wanje ngo n'izina ry'Imana, nta gitenge na kimwe arangurira. Ubundi nta kiguzandikaho izina ry'umugabo, igikuru urambaye. Ni ngombwa n'icyo umugabo cyangwa ngombwa nuko Imana yaguhaye imyenda. Ubundi ubicyo umugabo wakibwirwa n'iki koko? Iyo kigeze muri garde-robe kugishyiramo, iyo cyambaye n'icyo wiguriye bitandukaniraye.
uzandika ngo iki gitenge nakiguriwe n'umugabo. Hari ibitenge byigeze biza ngo diemerisi, nawe uzandikaho ngo sherimerisi. Ntibizakunda. Rero Imana yiri mu ijuru twe turayigora, iravuga ngo umwana wanjye ko nagambire kumwambika imyambaro yamugezeho, aho yaciye ntabwo Imana ihatinda. Yaguha umugisha ukayigurira, wagukora kakawete bakayiguha, hano mwatombora ibindi ukayibona, warya amana ukayibona, ikireba yarakwambitse. Umwenda w'umugabo nawe utindeho gusenyere, telefone y'umugabo igusenyere. Izaza iyi ngiyi se mwamenye wayinguriye ubu ko muri abagabo ni mu mumenye icyo nzi mfite telefone ubu ntinde ku muntu wayimpaye. Yesu ashimwe cyane. Mureka two gutegeka Imana aho izaca. Icyo usaba bwira Imana ngo mpumugisha, sohoza amasezerano wambwiye. Nica ku mugabo uhiha Imana icyubahiro, nica muri famiye uhiha icyubahiro, nica muri wowe uhishurirwe ko ari Imana. Ntiwikomange ku gatuza ngo ngewe umugore ndavunika ninjye ushinzwe abana, ntabyo washobora nduguyangu. Hari abandi bagore bagenzi bawe byananiye, wowe impamvu wabishoboye ni umuyoboro w'Imana kugira ngo ukore ibyo uri gukora uyu munsi. Ngo kubwanyu mwari mwashatse kungirira nabi, kubwa papa Nadeja yari yashatse kunkomerekeza, ngo ariko Imana yo yashakaga kubizanisha ibyiza biriho none, kugira ngo ibizanisha ibyiza biriho none ikize abantu benshi urupfu, yubaka ingo nyinshi za none.